umwiherero ni uburyo bw'uko abayobozi b'igihugu barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika babona umwanya uhagije wo kongera kureba ingamba ziba zarashyizweho zo kugira ngo zihutishe iterambere ry'igihugu cyacu, hasuzumwe niba ziri ku murongo, hasuzumwe niba hari imbogamizi zirimo n'uburyo zakosorwa ibintu bigasubira kongera kwihuta. Ariko ni n'uburyo bwa kabiri bwo kugira ngo kubera abantu bari hirya no hino, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu, abikorera, hongere humvwe n'ibindi bitekerezo bishya. Noneho hano kuko ikigamijwe muri ya miyoborere myiza, ikigamijwe no kuvuga ngo hakorwa iki kugira ngo umunyarwanda, igihugu cy'u Rwanda batere imbere mu buryo bwihuse. Iyo rero abo bantu bose bahuye, biba urubuga rwiza rwo kugira ngo habeho kungurana ibitekerezo, kungurana inama, hafatwe n'ingamba z'uburyo bya bitekerezo byiza byashyirwa mu bikorwa. Icya mbere, murabizi nyakubahwa perezida wa repubulika akunda gusubira ku kintu cyitwa accountability, bivuga ngo abantu kubazwa ibyo bashinzwe. Ubu buryo butuma mu cyongereza bitanga checks and balances, kuko iyo ukora uzi ko hazagera n'igihe ukajya hariya ugasobanura iki cyo wari ushinzwe ko cyagenze nuko kitagenze, iteka bihora bikwibutsa ko ugomba gushyiramo imbaraga. Rero ntekereza ko iyo haba hatarabayeho ubu buryo, ntekereza ko iri terambere dufite, imiyoborere myiza, ukuntu abantu bose bafite ijambo mu miyoborere y'igihugu cyacu, ntabwo wenda byajya kuba biri ku rwego biriho, nk'uko uyu mwiherero utanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu. N'imyitwarire izakomeza ya productivity n'amajyambere y'igihugu agakomeza akava mu rwego ajya mu rundi rwego, ku buryo tutagira igitungo, tutaba nk'igitunga, kandi ku buryo tudasubira inyuma. Ni ukuvuga ntitugomba kugira stagnation kandi tugakomeza tugatera imbere. Iyi education rero n'ubuzima nibijya muri productivity dukurikije imitwe y'ingingo tuzigaho. Yego spirit ni imwe, ndajyana cyerekezo kimwe, ibitekerezo bimwe, ariko noneho mbijyana no mu nshingano dufite nk'inteko ishinga amategeko zo gushyiraho amategeko anoza dufasha gutera imbere bikwiriye, kandi adufasha no kugenzura ibikorwa guverinoma iba yashyize muri gahunda. Ni ukuvuga ngo birampa umwanya wo kureba neza aho bya bikorwa bishyirwa, uko bishyirwa mu bikorwa n'imbogamizi bifite. Hari ibyo tuba tuzi, ariko noneho tunaganirira hamwe nk'abubaka igihugu, mfite umutima wo gushyira hamwe no kungurana ibitekerezo, nifashisha ibitekerezo mfite ndetse n'ijisho twakoresheje nk'abadepite, kugira ngo turusheho noneho gufatanya n'izindi nzego kurushaho gushyira umuturage aho akwiriye kugera mu iterambere. Umwiherero ni umwanya mwiza wa evaluation wo kureba ibyo abantu baba baragezeho. Ku mwiherero wa mbere warafashe ibyemezo, n'umwiherero wa kabiri nawe uba ugomba gusuzuma ibyagezweho ndetse no kureba ibibazo bikomeye bigezweho muri icyo gihe kugira ngo bifatirwe ibyemezo. Ndetse noneho hakaba n'umwanya nyakubahwa perezida wa repubulika aboneramo umwanya wo gutanga umurongo cyane cyane ku byo yifuza bikwiye kwihutishwa kurusha ibindi. Rero ni umwanya mwiza kandi ni umwanya utanga urubuga ku buryo n'abayobozi barimo buri wese aba ashobora gusobanura ibyo abazwa, cyane cyane kubera ko ari muri za porogaramu ziba zigomba gufatwa, harimo abayobozi bakuru bafata ibyemezo, ariko ibyo bitaragenze neza nanone barisobanura. Ariko noneho hakaba n'ahandi hantu haba hakenewe gushyira imbaraga, cyane cyane ko perezida wa repubulika aba afite amakuru yose y'igihugu, iyo atubaza abatubaza ibintu azi
yabonye ariko tubaza impamvu tutabikemuye cyangwa tutabikoze igihe twagomba kuba twarabikoze. One Nation. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu, ni ijwi ryacu.